ngo agiye kumva yumva telefone iramuhamagaye. Icyo gihe ari muri South Africa. Telefone yari ivuye kwa nyakubahwa umubyeyi w'igihugu Madame Jeannette Kagame. Iyo telefone yamubwiraga ko umukuru w'igihugu ashaka kuganira na Rujugiro, ndetse akamubwira ko agomba kuza bakagirana ibiganiro mu Rugwiro mu Rwanda. Noneho Madame Jeannette Kagame amuhamagaye aramubwira ati ndashaka ko uza, umukuru w'igihugu ashaka ko muvugana. Rujugiro aramubwira ati rero ubu ngubu ntabwo byakunda, ndi kujya i Buruseli, hari akantu ngiyemo, icyo akora nzaza mu cyumweru gikurikira iki. None mu cyumweru gikurikiye icyo Rujugiro ngo bitewe na gahunda yari afite yabonye bitaza gukunda ko aza kuza mu Rwanda i Kigali ngabona n'umukuru w'igihugu, ahamagara umubyeyi w'igihugu Madame Jeannette Kagame aramubwira ati rero ndabona cya cyumweru bitaza gukunda, ahubwo twafata indi tariki. Ariko muri icyo gihe yabafashaga yari afite nanone uruganda rwakoreraga muri South Africa. Urwo ruganda we yararusize aza mu buryo bwo kugenda atera inkunga RPA, ariko urwo ruganda cyangwa se iyo business yari muri South Africa ayisigira umwana we. Amaze guhunga yese ajya muri ya business yo muri South Africa, umwana we yarasigarananinga, barakomeza barayikorana. Uyu Andrew Mwenda rero wari umujyanama wa Perezida wa Repubulika muri icyo gihe yagiye muri South Africa. Muri South Africa kugira ngo ahure na Rujugiro. Icyo gihe yaragiye kumubwira iki? Yaragiye kumubwira ngo yandike ibaruwa asaba ko yaza mu Rwanda yahura n'umukuru w'igihugu, ariko noneho ngo ashyiremo ko asabye n'imbabazi. Noneho ngo Rujugiro ibaruwa yarayanditse, ariko ntiyashyiramo ako kantu ko kugira gute ko gusaba imbabazi. We nibyo avuga muri The New Vision, kugeza ubwo byigeze bihwihwiswa bikavuga ko Rujugiro ngo hamagaraga abantu ngo bari bajyaga kugura ibibanza muri Kicukiro, hari inyuma y'akarere ka Kicukiro muri Kagarama, akambwira ati rero inzu zubaka uzayishyiraho amapine kuko ninza ubutaka bwanyu uzabumpa nubwo wabuguze na leta. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu uwo mwaka, hari mu mwiherero w'abayobozi bakuru b'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari mu mwiherero yavuze kuri ibi bintu, avuga ku banyarwanda batesekari, avuga ku banyarwanda bafungwa, avuga ku bintu byinshi. Muri ibyo ngibyo nanone yanavuze kuri uyu Rujugiro abatwa Tilibel, avuga ko ubundi Qatar ntabwo arimo Commonwealth, ariko igikomangoma yaraje, uriya mugabo yaraje aza mu Rwanda ku butumire bw'umukuru w'igihugu gusa, amutumiye gusa nk'igihugu cyari cyakiriye Chogam, nk'inshuti ye aramutumira araza. Perezida Kagame nawe ubwo imikino ya World Cup yaberaga muri Qatar Doha, nawe yagiye wari mu bantu batangije igikombe cya World Cup. Rero kubera ko Rujugiro yamaze kubona ko u Rwanda noneho rwamaze kugwa miswi n'igihugu cya Uganda, kandi noneho Muhozi akaza ufite imitekerereze itandukanye n'iya papa wiwe, kuko papa yasubije Perezida Kagame aramubwira ngo ikibazo abanyarwanda mugira nuko mutandukanye politiki n'ubucuruzi, ariko Muhozi warabitandukanya. Rujugiro rero nk'umuntu mukuru, nk'umusaza ufite imyaka myinshi uri gusaza agenda, aravuga ati abana banjye ngomba kubasiga ahantu heza. Reka nongere mbaye ikaze uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi, rwose nanone mbashimira cyane mu mwese mukomeje kugenda mubana natwe ku rukundo mutwereka mu biganiro dukora. Iyi shene ni iyanjye, ni yanyu, ni yacu. Mu by'ukuri ko abantu bagenda baza muzajye musharinga n'ibiganiro kugira ngo tube umuryango mugari, tugire umusanzu dutanga mu buryo bwo kubaka u Rwanda rwacu, mu buryo bwo gutanga ibitekerezo mu buryo bwari bwo bwose, cyane cyane ariko tugenda turi amakuru tuyasesengura mu buryo bugiye butandukanye. Ariko nanone nubwo nshima ndongera nanone nananenge, hari ubwo ubona mu comments abantu bagenda bandika twari tuzi ko ubwoko bunubu, narinzi kuri uyu. So hari ukuntu abantu yenda banyumvaga nkora ibiganiro by'ama audio bakumva bagatekereza sinzi bitewe n'ibyo abantu batekereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka mbanze clarifying iki kintu. Nta muntu numwe mvugira. Sometimes ni ubucukumbuzi bwanjye, ibindi nkaba ari ibitekerezo byanjye. Nta muntu numwe mvugira. Ntago ndi umuvugizi wa leta,
sindi umuvugizi wawe izo ma opposition, sindi umuvugizi wa kanaka na kanaka. Ngewe ndi umunyarwanda, ntanga ibitekerezo byanjye, ngakora ubusesenguzi n'ubucukumbuzi nk'umunyamakuru w'umunyarwanda ufite ikarita y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura rw'u Rwanda. Bese ni umunyamakuru, mbikora nk'umunyamakuru, ntago mbikora nk'umupoliticiye, ndi umunyapolitike, kuko hano dutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngira ngo mwabonye operation nabakoreye ya gospel ya minyone. So ntabwo ari ni ibintu bitandukanye, yaba muri entertainment, yaba muri mu buzima busanzwe, yaba muri politics, ni byose, ni amakuru yose. Ntabwo ari kuvuga ngo ni igisata kimwe cyangwa se ni igice kimwe. Oya, kubw'ibyo abantu bazana ibintu by'amacakubiri muri komenti, mu by'ukuri niba uza hano kuri iyi chaîne uzanywe n'amacakubiri, nakwisabira rwose mu cyubahiro cyawe, mu cyubahiro nkugomba, ukikorera unsubscribe. Niba uza hano uzanywe n'amacakubiri, wakora rwose unsubscribe, kuko ntaho igihugu leta y'ubumwe iravuga uti abanyarwanda turi umwe, wowe ukaza muri komenti sinzi ubwo kuntu ubuzana ibintu by'amoko. Ubuse arantu bikiri koko. Ikindi, twebwe niba uri umusinzi, niba uri umusaza, cyangwa se niba uri umusore, cyangwa niba uri umukecuru, cyangwa uri iki, hari nk'ubwo nigeze kujya muri bihugu mu gihugu kimwe cya East Africa. Ngezeyo sinzi umuntu twari turimo tuganira w'umuyobozi, arambaza ngo ese nguru umuhutu, nguru umututsi. Ndamubwira nti rwose ndi umunyarwanda, even my passport, reba ndi umunyarwanda, nta ibyo ngibyo ntabirimo. Kose ngo nukuba kutazi ngo ubwoko bwawe. Ndamubwira nti ngewe ntabwo nzi, ni ukuri kandi koza icyo nzi ndi umunyarwanda. Ibyo bintu byo kuvuga ngo ibyo ntekereza ko byarangiranye na jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma yaho abanyarwanda twese twari turumwe. So ngewe niyo jenoside yakorewe abatutsi ntabwo nshobora kukubwira ibyayiberemo, kuko icyo gihe ntekereza ko nari mfite nk'amezi angahe. Nari mfite amezi, nta nubwo ndagira umwaka. Banza nta nubwo ndagira umwaka. Rero kumbaza ibyo, urumva rero ibyo by'ubwo bwoko ntabyo nzi. So kuko nzi neza nubwo jenoside ntayizi, yenda mvuga ngo ibyabayemo ni ibingibi, ariko nzi cyangwa se mbona ingaruka zabyo. Nagiye hari mu rwibutso rwo ku Gisozi, naratembereye. Yugeze mubona ko ubona amahano yabereye mu Rwanda. Yugiye i Kanombe, ukaraba ziriya ngabo z'igihugu uko zabaye ziri gushaka kubohora abanyarwanda bari mu buryo bubi, uhita ubona ibyo ari byo. So nubwo jenoside yabaye ndi uruhinja cyangwa ngize gute, ariko amateka ni iki, buri wese arabibona n'uyu munsi. N'abanyamahanga uretse nanjye umunyarwanda, n'abanyamahanga batigeze baba mu Rwanda za ku nshuro ya mbere agahita abona ibyabaye, kubera ko hari ibintu bihari bimwereka amateka bakamusobanurira. So niyo mpamvu nubwo ibyo by'amateka ntari mbi, ibyo bya division byagiye iba, sinzi ubwoko bumwe n'ubundi, ngewe ntari mbizi kuko yenda ntari ndabaho icyo gihe, ariko nta nubwo nabaye interested in that, kubera ko nabonye ko aho byagije igihugu, so nari kubimenya mbimenyera iki. So niyo mpamvu n'uyu munsi ngewe ntabwo nzi ngo ndi ubu bwoko, cyangwa kuko ndi umunyarwanda. Ofite twese turi abanyarwanda. So kuza hano kuri iyi chaîne uzanye amacakubiri, I beg you, mu cyubahiro nkugomba, ni ukuri kw'Imana wakora ka unsubscribe, ntacyo byabitwaye, kubera ko turi kubaka umuryango, turi kubaka ejo hazaza h'abantu, n'ibitekerezo, ni inama n'iki tugenda tuvuga. So ako karagaciyemo kuko ari ibintu bimaze igihe bigenda abantu bakomentinga ku nkuru, ibintu nk'ibyo ngibyo. So mu minsi ishize ngarutse yenda ku kiganiro cy'uyu munsi, sorry ku bantu nari ngize gute, ku kiganiro cy'uyu munsi. Mu minsi ishize mwumvise cyangwa se mwabonye inkuru zivuga ko Rujugiro ayabatwa tribel yabari mu gihugu cy'u Rwanda. Yaravuzwe, abantu benshi barabivuga, abandi babitanga ama comments mu buryo bugiye butandukanye, ariko
mu biganiro byose mwabonye cyangwa se mu makuru yose mwumvise nta kiganiro na kimwe cyavugaga ese koko ari mu Rwanda cyangwa ntabwo ari mu Rwanda, ese byavuye he, byazanywe nande, ese koko niba ari mu Rwanda ari gukora iki, yatumwe nande, yahamagawe nande. Icyo kiganiro njye narakibonye n'amakuru ndayumva, ariko binsaba ko nkuko nabibabwiye nzajya nkora ubucukumbuzi. Navuga nti se Rujugiro ari mu Rwanda, ibyo nawe ndabyibaza. Ese niba ari mu Rwanda yaje gukora iki, yatumweho nande, byagenze bite? Bihita mbura trace yabyo. Muri icyo gihe nabuze trace yabyo, ndavuga nti okay, nzabishakira amakuru. Ku munsi w'ejo ubwo narimo nshaka gutegura ikiganiro nzakora, nibwo nabonye inyandiko, n'akantu kameze nka screenshot kari ku mbuga nkoranyambaga kuri Facebook, kampa amakuru, bita bituma ntagira gucukumbura kuri ayo makuru ya Rujugiro. Mu by'ukuri ibi bintu yenda kugira ngo tuze kubijyamo neza, muri 2019, mu mwaka wa 2019, ubundi byatangiye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri muri 2019. Kuri iyi tariki, kuri itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri 2019, uwitwa wari ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda yari Major General Frank Mugambage, yagiye muri ofisi ya President Yoweri Kaguta Museveni. Icyo gihe yaramushyiriye urupapuro cyangwa se liste y'ibyo u Rwanda rwifuza Uganda ishobora gukora. Icyo gihe hari abanyarwanda bari bafunze bazira ngo ko ari bamaneko b'u Rwanda, hari ibibazo byinshi hagati y'u Rwanda na Uganda. Ariko nanone byari byatangiye muri 2017 kuko umuntu wa mbere w'intere rwose bari bazahaje yajugunywe ku mupaka w'u Rwanda mu mpera z'umwaka 2017. Icyo gihe niho ibibazo by'u Rwanda na Uganda byatangiye gutangira, biragenda bizamuka. Muri 2019 rero byari bibaye inshuro nyinshi, ndetse u Rwanda na Uganda bari bagiye mu nama nyinshi zari zagizwemo uruhare na Perezida Kisekedi na Joe Wangora kugira ngo habeho ubuhuza, ariko bintu birananirana. U Rwanda rero nubwo rwabonaga ko abantu bari kugenda barengana mu by'ukuri mu buryo bugiye butandukanye b'abanyarwanda, bahita batanga mu demande cyangwa se ibyo bifuza ko Uganda ishobora gukora kugira ngo umubano w'u Rwanda ube wamera neza, cyangwa se abanyarwanda bafite ibibazo babe mbese umubano ube waba mwiza. Muri ibyo bintu bari basabye Uganda kugira ngo bakore, harimo guhagarika business y'umukire Rujugiro yakoreraga mu gihugu cya Uganda. Iyi business ya Rujugiro yari uruganda rwitwaga Meridian Tobacco Company Limited. Uru ruganda rwakoreraga muri Uganda, ariko bikavuga ko ngo yanakuragamo amafaranga afasha umutwe wa RNC ngo kugira ngo bakorere recruitment y'abanyarwanda bajya muri uyu mutwe, ndetse ngo n'abajya mu ishyamba rya Kongo kugira ngo bazakora ubutegetsi bwari buriho mu Rwanda. Ndagira ngo tugende kuri ibi bintu neza, twinjire muri ibi bintu neza, uze kumva uburyo ki Rujugiro ari mu Rwanda, cyangwa se yaba arashatse kuza mu Rwanda, cyangwa se yageze mu Rwanda. None iki gihe hari haciye nanone muri 2018 Rujugiro yari yarafatiwe imodoka zari zivuye mu Rwanda zivuga ko ngo zigiye ngo muri Kongo, ariko bikavuga ko ngo ari uburyo ngo kugemura businzi, ariko nanone zari imodoka yaraguza ahubwo ashaka gushyira uyu mutwe wa RNC cyangwa se FDLR yari mu mashyamba ya Kongo. Icyo gihe polisi y'u Rwanda yarabibonye ifata izo modoka. Iki gihe Museveni kuri iyi tariki ya 28 Museveni ntabwo yigeze yumva ambasaderi w'u Rwanda. Yarabibonye nkuko babimusabaga, arabireka. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu uwo mwaka, hari mu mwiherero w'abayobozi bakuru b'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari mu mwiherero yavuze kuri ibi bintu, avuga ku banyarwanda batesekariye, avuga ku banyarwanda bafungwa, avuga ku bintu byinshi. Muri ibyo ngibyo nanone yanavuze kuri uyu Rujugiro ayabatwa Tribel, avuga ko yabiganirijeho Museveni, akamubwira ati rero abantu b'abanyarwanda barahohoterwa, mbese amubwira ibibazo byose bihari, ariko Museveni aramubwira ati ikibazo abanyarwanda mugira nuko mutazi gutandukanya business na politike. Nuko mutandukanya business na politike.
ati business nta itandukanye na politike. Mu yandi magambo Museveni yarashatse kumubwira uti njyewe umuntu ukora business mu gihugu cyanjye ntacyo rwose namukoraho. Kubyavugaga ko Rujugiro ngo yatangaga amafaranga menshi muri NLM ya Museveni. Ari nayo mpamvu umutwe wa RNC wakoraga mu buryo bweruye ngo ku butaka bwa Uganda. Ku itariki ya 18 uwo mwaka z'ukwa gatatu, ubwo nuvuga ngo hari haciye iminsi 8 gusa Perezida Paul Kagame yabivuze mu nama, Rujugiro yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru The New Vision. Muri icyo kiganiro Rujugiro avugamo ibintu byinshi cyane. Ni nabwo yavuze ngo aramutse ashatse gufasha abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ngo ntago Paul Kagame yamara amezi 6, ntago byamara amezi 6 ngo nyakubahwa atarakurwa ku butegetsi. Icyo gihe bivugiye mu kinyamakuru The New Vision. Muri icyo kinyamakuru Rujugiro yasobanuye urugendo rwe uko yahunze ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko aza kuvuga ko nyuma y'iminsi mike yahunze mu kwezi kwa 4 muri 2010, kuko Rujugiro yagiye muri izo za 2010 nyuma, mbese yagiye muri iyo myaka nawe. Mu kwa 4 muri 2010 ngo agiye kumva yumva telefone iramuhamagaye. Icyo gihe ari muri South Africa. Telefone yari ivuye kwa nyakubahwa umubyeyi w'igihugu Madame Jeannette Kagame. Iyo telefone yamubwiraga ko umukuru w'igihugu ashaka kuganira na Rujugiro, ndetse akamubwira ko agomba kuza bakagirana ibiganiro mu Rugwiro mu Rwanda. Uyu Rujugiro nkwibutse ko ari umuntu wari waragize uruhare, yagize uruhare bivuga ko yagiye afasha umutwe wa FPR Inkotanyi cyangwa se ishyaka rya FPR Inkotanyi na RPA mu buryo ubwo bari bagiye kubohora igihugu. Nawe yatangaga uburyo bw'umusanzu bw'amafaranga, avuga ko nawe yabafashije. Ariko muri icyo gihe yabafashaga yari afite nanone uruganda rwakoreraga muri South Africa. Urwo ruganda we yararusize aza mu buryo bwo kugenda atera inkunga RPA, ariko urwo ruganda cyangwa se iyo business yari muri South Africa ayisigira umwana we. Amaze guhunga yese ajya muri ya business yo muri South Africa, umwana we yarasigarananinga, barakomeza barayikorana. Noneho Madame Jeannette Kagame amuhamagaye aramubwira ati ndashaka ko uza umukuru w'igihugu ashaka ko muvugana. Rujugiro aramubwira ati rero ubu ngubu ntago byakunda, ndi kujya Buruseli, hari akantu ngiyemo, icyo akora nzaza mu cyumweru gikurikira iki. None mu cyumweru gikurikiye icyo Rujugiro ngo bitewe na gahunda yari afite yabonye bitaza gukunda ko aza kuza mu Rwanda i Kigali ngabona n'umukuru w'igihugu, ahamagara umubyeyi w'igihugu Madame Jeannette Kagame aramubwira ati rero ndabona cya cyumweru bitaza gukunda, ahubwo twafata indi tariki. Ngicyo gihe ngo we uko yavugaga mu byanditse mu kinyamakuru The New Vision, we avuga ko icyo gihe byanarakaje nyakubahwa Madame Jeannette Kagame, akamubwira ati ntabwo rero wowe ugomba guhindura amatariki uko byishakiye, ubwo gahunda reka tunayireke. Kuva muri 2010 kugera 2012 ntabwo bari bakivugana, nta n'uwari ugihamagara undi kuri telefone. Gahunda yisirangira gutyo. Muri 2012 yaje kubona intumwa yari ivuye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu yari umuntu witwa Andrew Mwenda. Uyu ni umunyamakuru w'umugande, afite ikinyamakuru bita The Independent. Uyu munsi Andrew Mwenda ni nawe umuvugizi wa MK Movement. MK Movement ni ishyaka rya General Muhozi Kainerugaba, binavugwa ko uyu nguyu ashobora kuzasimbura Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi muri 2026. Ni bivugwa. Ariko uyu mugabo, uyu Andrew Mwenda, muri iki gihe muri 2012 yari umujyanama wa Perezida wa Repubulika. Nkwibutse ko na Rujugiro guhera muri 2016 yari umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'ubukungu. Mu myaka yari ibanje, mu myaka mike yari iri imbere nko muri 2011 cyangwa se 2010 gutyo, uyu Andrew Mwenda nibwo yari yashyizwe muri PAC. ni Presidential Advisory Committee. Ni abajyanama bari mu buryo buri international
mu buryo buri navuga ngo nabajyana bo mukuru w'igihugu ajya ahura nabo sometime buri mwaka. Haba harimo abantu bakomakomeye ndibaza ko nko muri 2006 ubwo Rujugiro yashyirwagamo harimo na Tony Blair, hagiyemo Rick Warren, hagiyemo Donald Kaberuka. Mbese n'abantu benshi kandi bafite amazina akomeye bagira inama umukuru w'igihugu ndetse na guverinoma muri rusange. Ndetse ubwo president yajyaga mu nama y'UN ejo bundi nabwo bagiranye inama nabo bajyanama. Uyu Andrew Mwenda rero wari umujyanama wa president wa Republika muri icyo gihe yagiye muri South Africa. Muri South Africa kugira ngo ahure na Rujugiro. Icyo gihe yaragiye kumubwira iki? Yaragiye kumubwira ngo yandike ibaruwa asaba ko yaza mu Rwanda yahura n'umukuru w'igihugu, ariko noneho ngo ashyiremo ko asabye n'imbabazi. Noneho ngo Rujugiro ibaruwa yarayanditse, ariko ntiyashyiramo ako kantu ko kugira gute ko gusaba imbabazi. We nibyo avuga muri The New Vision. Ubwo ndi muri 2019. Adashyizemo ako kantu ngo yayihaye Mwenda, ibaruwa Mwenda arayanga, aravuga ati ntabwo nashyira president ibaruwa imeze gutya. Ibaruwa wanditse itarimo no gusaba imbabazi, ntabwo ibaruwa rwose nayijyana. Rujugiro nawe aravuga ati se ndandika ibaruwa nsaba imbabazi ziki? Ibaruwa arayireka. Ubwo birangira gutyo ibaruwa itaje. Ubwo bibaho Rujugiro akomeza ibintu bye, akomeza akora business ze, akomeza gufatanya n'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu, abatera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mbese ibintu byinshi. Gusa we yagiye abihakana. Biza kugeraho haza kuba ibintu byo guteza inzu ye icyamunara bitewe nuko hari imisoro atishyuraga ya leta. Byaje no kubimanza nyinshi. Rujugiro aza gutanga ubutumwa abwira abantu ngo inzu ye ngo azagaruka ngo ayisange. Kugeza ubwo byigeze bihwihwiswa bikavuga ko Rujugiro ngo hamagaraga abantu ngo bari bajyaga kugura ibibanza muri Kicukiro, hari inyuma y'akarere ka Kicukiro muri Kagarama, ngakareba nk'umuntu bakamubwira ati yaguze ikibanza, wenda bakamubwira ati kame yaguze ikibanza, nkajya kubona nkabona nka telefone irampamagaye akambwira ati rero inzu zubaka uzayishyiraho amapine kuko ninza ubutaka bwanyu uzabumpa nubwo wabuguze na leta. Ibyo bibaho ngaho, ariko abantu urumva ntabwo nanone waguze na leta se babiraho. Ibintu bibaye aho ngaho Rujugiro akomeza kujya muri ibyo, haza kubaho nuvuga ngo guhera muri ibyo 2012 uzamuye hagiye habaho abantu barwanya ubutegetsi benshi bagenda bahura n'ibibazo. Mwumvise urupfu rwa Patrick Karegeya muri 2014 ku itariki ya mbere uko yayiciwe muri hoteli, ndetse benshi bakanavuga ko ngo ari u Rwanda gusa. Muri operation yo kwica Patrick Karegeya ntaho u Rwanda rugaragaramo cyane, ko banafasha abantu bikavuga ko ari abantu ahubwo babaga mu ishyaka rye ryarabonetse bashaka kugira ngo bamuvutse ubuzima. Haje kubaho iraswa inshuro nyinshi bya Kayumba Nyamwasa, mbese n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rujugiro ariko nk'umukire akagenda ava mu bihugu bimwe ajya mu bindi. Ubu tuvugana Rujugiro yari kuba mu bihugu by'Abarabu. U Rwanda rero rwaje kugirana imikoranire myiza cyangwa se imigenderanire cyangwa se gufatanya n'ibihugu by'Abarabu, cyane cyane Qatar. Qatar yagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo navuga ngo mwirekurwa rya Paul Rusesabagina. Kubera iki? Harimo ko Amerika yaratangiye gusa naho ipushinga cyane, baratangiye gukora ibintu navuga ngo mbese byari wabonaga ko batari ibintu byiza ku ruhande rw'u Rwanda, ariko Qatar niyo yagize uruhare ijyamo hagati muri iyo intervention kugira ngo Paul Rusesabagina arekurwe. Ariko nanone habaho imbabazi, umukuru w'igihugu yamuhaye imbabazi, nawe yandika ibaruwa asaba imbabazi koko yemera ibyo bintu, ariko hari habayemo intervention ya Qatar. Qatar n'uyu munsi ikaba ariyo yagize uruhare. Bivugwa ko Qatar yari yarasinye amasezerano n'ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage.
noneho iyi kipe amasezerano ya Qatar aza kurangira, aje kurangira ihita ivuga ati ariko mfite umuntu nabakonekta cyangwa se mfite abantu nabakonekta, mugakomeza gukorana amasezerano nayo babakonekta igihugu cy'u Rwanda. Nibwo amasezerano yashyizweho umukono ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani muri 2019. Amasezerano naravugisha abantu benshi, ariko Qatar nk'igihugu kizi ibintu bijyanye na business, igihugu gikora ibintu bijyanye n'ubucuruzi, kuko Qatar iriya Emirates yabo ngira ngo mwabibonye ku myambaro y'amakipe menshi kuva zamani. Izi rero biriya bintu icyo bivuze, u Rwanda narwo ruzi icyo bivuze, kuko niba warasinya amasezerano na Arsenal, ugasinya amasezerano na PSG, ubuzi inyungu uri kubikuramo, kuko uyu munsi Visit Rwanda yamaze kuba vilo cyane. Babonye rero ko ari inyungu, baravuga ati rero nk'inshuti reka tubakonekte. Umubano w'u Rwanda na Qatar ni ikintu ndashidikanywaho, ngira ngo mwabibonye mu nama ya CHOGM. Ubundi Qatar ntabwo ari mu Commonwealth, ariko igikomangoma yaraje, uriya mugabo yaraje aza mu Rwanda ku butumire bw'umukuru w'igihugu gusa, amutumiye gusa nk'igihugu cyari cyakiriye CHOGM, nk'inshuti ye aramutumira araza. Perezida Kagame nawe ubwo imikino ya World Cup yaberaga muri Qatar Doha, nawe yagiye wari mu bantu batangije igikombe cya World Cup. Ibi rero bigaragaza umubano Qatar nk'igihugu cy'Abarabu cyari gifitanye n'u Rwanda. Rujugiro rero nk'umuntu w'umukire, ariko nanone ufite umuryango, ndagira nkubwira ngo mu bihugu byose Rujugiro abamo, yaba muri South Africa yaba hehe, abaho nk'impunzi. Mu kiganiro we yakoze avuga uburyo ki yagiye afasha FPR, yavugaga ko ntabwo yarameze nabi, ntabwo yarabayeho nabi, yenda ndaza no kubashyira mu cyegeranyo namukozeho, ntabwo yarabayeho mu buzima bubi, kuko yari afite amafaranga, nubwo yagiye agira ibibazo yenda na leta z'u Burundi agahunga akagira gute, ariko yari afite amafaranga. So impamvu yaje gufasha FPR kugira ngo ifate ubutegetsi nuko bari barahejwe inyuma y'igihugu, akabona ko afite umuryango, afite abavandimwe, afite iki bagomba kuza mu gihugu. Icyo gihe none nta nubwo yararasaza cyane, ngo akene nawe igihugu. Rujugiro nk'umuntu ufite ibikorwa, nubwo afite ibyo bikorwa mu Burundi, mu Uganda, muki uyu munsi bashatse banabifata bakavuga bati ibi byose ni ibyacu, turakwirukanye. Iyaba yari afite nk'inzu muri Uganda, yenda Uganda bakamubwira ati hari imisoro udatanga, inzu yawe tugiye kwiteza cyamunani, ntabwo ari kujya kurega cyangwa se avuge ngo erega ngo ubutegetsi ngo nimushaka muyifate ngo ubundi ngo nzaza ngo iyo nzu nyifate. Ntabwo yari kubivuga. Kubera icyo atari kubivuga, ni ukubera ko igihugu n'ubundi yaba arimo kitaba ari igihugu kiwe. Muzi ibintu byabaye muri 2013 ku Banyarwanda bari batuye muri Tanzania, some of them bari n'impunzi, baje kwirukanwa, birukanwa nta n'igipfumuye babahaga. Mwabonye ibyabaye ku Banyarwanda babaga Uganda, nabo birukanwaga nta n'urupfumuye babahaga. Business iki ari cyo cyose ufite barakwirukanaga, ntagire n'igiceri, ukaza wambaye silipa. Bivuga ngo iki nuko ntabwo uri umunyagihugu, uri impunzi nyine. Ngo aho yajya hose amafaranga yose yaba afite n'ubundi ni impunzi. Rujugiro rero nk'umuntu mukuru, nk'umusaza ufite imyaka myinshi, uri gusaza agenda, aravuga ati abana banjye ngomba kubasiga ahantu heza. Hari abantu benshi, iyo nyandiko nakubwiye nabonye, benshi bagendaga bavuga bati se Rujugiro aramutse aje mu Rwanda, ninde hagati y'u Rwanda na Rujugiro, ninde wabaregeye undi kugira ngo asabe imbabazi, cyangwa se uwaba arakeneye undi kugira ngo azi. Ku ruhande rw'u Rwanda, nabwo u Rwanda rushobora kuba rwamukenera rukavuga ruti buryo umuntu w'umukire nanone, kuko politike cyangwa se ubutegetsi nanone akenshi babugomba kuba bufite abantu bafite amafaranga cyangwa se n'ubushobozi. Just power, yo bavuga power, hazamo power ziri politike, hakazamo ariko na power n'amafaranga, hazamo n'amafaranga. Nk'umuntu uri hanze ufite ibyo bintu byose, gufasha abarwanya ubutegetsi bishobora kuba byagira ikibazo runaka, nubwo yenda byamugora, ariko nanone ntabwo byabura akantu gatoya bihungabanya u Rwanda. Niyo mpamvu u Rwanda narwo rushobora kuba rwavuga ruti uriya muntu ashobora kuba yadutera ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, reka nawe
tumurokirite. Bari abantu urabona mu Rwanda haba abantu benshi ndetse cyane barwanya, ndavuga bari hanze, barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, benshi bafunguye ama YouTube, abandi bagize gute, bahora bavuga Rwanda. Ariko navuga ngo mu buryo ngewe uko mbibona, bari abantu ntacyo baba babwiye igihugu. Kuvuga ngo naho Imana ari hariya, ari kuri YouTube ahora avuga nge mbona ntacyo batwaye igihugu. Nubwo yenda bivuga biraho, ariko umuntu uba ufite ikintu atwaye igihugu mu buryo bumwe, ni umuntu navuga ngo ufite, uri mu rwego rwa gisirikare, uzi ibintu bya gisirikare, ni umuntu ufite amafaranga, ni umuntu w'umunyabwenge. Kubera iki? Ntabwo wavuga ngo uwitwa Patrick Karegeya nk'umuntu wari umutasi wo ku rwego rwa nyuma, wari usigaye ajya gutoza ingabo zo muri Somalia niba atari muri Eritrea, uvuga ngo nta kibazo yarateje u Rwanda. Ntabwo wavuga ngo Kayumba Nyamwasa uvuga ngo ni umuntu uri aho ngaho gusa, ngo uri aho ngaho uciriritse. Kayumba izi ngabo yazikoreye amarazizi, yinjiranye nazo, yabaye umugabo w'ingabo, mbese azi tactique zose. RDF koresha nubwo wenda zagiye zihinduka, ariko arazizi, barabanye. Ugiye ku mafaranga, nabo bazi uburyo ki amafaranga cyangwa se abakire babafashije mu buryo bwo kugira ngo bagire kugura ibiryo ku rugamba, kugira gute. Abo ba Rujugiro, abo ba Sinapol, bazi mbese imbaraga z'amafaranga uko zari zimeze. Icya gatatu, bazi ubuhanga cyangwa se abantu b'abahanga b'abanalist. Niyo mpamvu ukurikiye operation y'ukuntu Evode Uwizeyimana yaje mu Rwanda, usanga n'umuntu wajyaga kuri BBC agakonvenka abantu bose bumva BBC, agatsinda abantu navuga ngo muri debate, agatsinda abanyarwanda, kandi abanyarwanda ari kubatsinda mu mategeko ubwabo bari barakoze, akaba ari yabatsindamo. Niyo mpamvu Evode haje kubaho ko Inyumbayire, nyakwigendera Inyumbayire ya Rusiya, yagiye rwose akamuganiza akamubwira ati se kukiri umwana waje ugakorera igihugu cyawe. Nuko bumvaga afite ubuhanga, afite ubumenyi. Yanaje koko yagize n'uruhare mu guhindura itegeko nshinga ndetse n'amategeko menshi u Rwanda rwagenaga. Uyu munsi yicaye mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abasena. Nibyo bishatse kuvuga ngo aba bantu bahanga, abanyamafaranga, abasirikare, aba bantu b'abanyamafaranga b'abasirikare nibo bavuga ngo yenda leta ishobora kugira. Naho umuntu ujya kuvuga amacakubiri ni iki, nge ntekereza ko nubwo nawe yenda ari bari kugira ngo gire, ariko ntekereza ko leta ibifite cyane kuvuga ngo uriya muntu. Niyo mpamvu uvuga ngo kuri Rujugiro u Rwanda rwo rushobora kuba rwajya imbere, ukavuga ati umuntu afite ibikorwa mu Rwanda, ashobora kuzaga abantu akazi, yahaga abantu akazi. Ariko nanone Rujugiro nawe nk'umuntu uvuga uti arashaje, arimo arabyina avamo, afite abana, afite abuzukuru, afite iki. Abo bose bakeneye gusazira cyangwa se kugira gakondo yabo, aho nta muntu uzababwira ati birahindutse mugende. Kuko uri mu Rwanda, uri umunyarwanda, none se barakubwira ngo birahindutse ijyahe. Ariko uri muri South Africa, uri hehe? Nko muri South Africa hari icyo bita xenophobia, abanyafurika nabo ubwabo birukanwa. Humvise ko muri Amerika bari kugenda birukana abantu. So kuvuga ngo rero Rujugiro nawe ni umuntu utekereza, ashobora kuvuga uti abana banjye ese bazasazira hehe, reka njye kwiyunga n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Akaba yamagara akavuga ati rwose burya biriya byose rwose nsabye imbabazi cyangwa iki. Iyo urebye muri mu bintu bya politike, genda babizi cyane, bazajya banaduha ibitekerezo, banatubwira ati turashaka ko twagirana ikiganiro, biremewe. Ariko uvuga politike itari y'amacakubiri, gutanga ibitekerezo byubaka abanyarwanda, you are all welcome kuri Kame TV show. Ariko umuntu uzana amacakubiri ugira gute, you are not welcome. So niyo mpamvu nanivuze ngo abazi bya politike cyane barabizi, baravuga ngo politike nta mwanzi uhoraho, nta n'inshuti ihoraho, byose biterwa n'ikintu gihari, biterwa n'igihari.
Rujugiro ashobora no kuba muri icyo gihe yenda ubwe nta n'ikibazo afitanye n'u Rwanda, nta n'ikibazo afitanye n'ubutegetsi, nta n'ikibazo afitanye na leta, ahubwo yenda harabayeho amakosa agiye abaho y'abandi bantu yenda bagiye bakorana nawe akajya mu gatebo kamwe bikagenda gutyo. Kuvuga ngo kiriya kintu cyo kuvuga ngo inyubako se leta ubwayo UTC ntabwo ari ikintu cyahatari, ntabwo ari ikintu cyahatari. Ngira ngo mwabonye inyubako ya Rwigara basenye, ngira ngo yarushaga agaciro UTC, ntabwo ari ikintu cyahatari. Kuba Rujugiro nawe ubwe amafaranga afite kuba yaza kubaka nindi ntabwo ari ibintu byahatari. Leta nawe kuyifatika yimusubiza ntabwo ari ibintu byahatari. Kumubwira ati ishyura ayo madeni ntabwo ari ibintu byahatari. Ahubwo haba mwiki habamo kuvuga ngo Rujugiro ashobora kuza akavuga uti ngewe nakoze amakosa ngira gutya nkora amakosa ya naya rwose cinkoni zamba, bagacinkoni zamba bakamubabara cyane ko Rujugiro nta na mandadare yigeze mushyirirwaho nk'abakayumba n'abandi, nta mandadare yigeze ashyirirwaho uvuga ngo yenda ngo agomba gufatwa ngo inkiko zo mu Rwanda ziramutegereje kugira ngo azaburane ibyaha binibi. Gusa bivugwa ko yajyaga mu mitwe gufasha imitwe y'iterabwoba. Rero nagarutse kuri Andrew Mwenda, byaje kugera muri 2019 Andrew Mwenda perezida za kumukura mu bajyanama be kubera navuga ngo yenda hari mu bibazo biri politike hagati y'ibihugu byombi. Urumva Andrew Mwenda n'umuturage w'igihugu cya Uganda, ariko nano yari umujyanama perezida. Ubwo byaje kuba ngombwa ko bamukuramo mu bajyanama b'umukuru w'igihugu, bamukura muri PAG. Uyu muri bibiri nyuma yuko u Rwanda rumaze kugirana imigenderanire neza n'igihugu cya Uganda, boda zigafungurwa, haje kubaho celebration ya Muhozi ya birthday ya Muhozi. Ni ikintu cyari cyabaye mu buryo, ntabwo ari kuvuga ngo urumva habaje kubaho celebration perezida nawe yagiyeyo, Muhozi nawe aza mu Rwanda. Ntabwo biriya byari birenze kuvuga ngo ni celebration ya birthday ni ibintu bisanzwe, perezida yari yagiyeyo barayifeta birarangira, ariko aza kuvuga ati ndaza kucelebra mu Rwanda, ndetse yakirwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Uyu Muhozi wavuga ngo niwe umuvugizi we yari umujyanama wa perezida. Bivuga ngo Muhozi naba perezida, Andrew Mwenda azakomeza abe umuvugizi. Ngira ngo mumva relation irimo, azakomeza abe umuvugizi wa MK wa Muhozi, yari n'umujyanama wa perezida w'u Rwanda. Najya kuri nafata power nuvuga ngo igihugu nyine azaba gifite gutya. Rero kubera ko Rujugiro yamaze kubona ko u Rwanda noneho rwamaze kugwa miswi n'igihugu cya Uganda, kandi noneho Muhozi akaza afite imitekerereze itandukanye n'iya papa wiwe, kuko papa yasubije perezida Kagame aramubwira ngo ikibazo abanyarwanda mugira nuko mutandukanya politike n'ubucuruzi, ariko Muhozi warabitandukanya kubera ko wabonye ko uko yandikiye Kayumba Nyamwasa aramubwira ati ibikorwa byawe ntabwo nzigera nemera ko ukorera ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu cyanjye, ku butaka bw'igihugu cyanjye. Wonye ko bahambirije abantu barwanya ubutegetsi. So bivuga ngo Rujugiro yararebye aravuga ati uyu musore najyaho cyangwa se Muhozi najyaho nzaba ndi mukangara tete na business zanjye. Museveni twajyanagamo neza nkamuha amafaranga ashyira muri NLM, azaba yahindutse, hazaba hagiyeho indi mitekerereze. Ntabwo ari kuvuga ngo niba Muhozi azajya ku butegetsi bivuga ngo imitekerereze zaba ari nk'iyase, hoya. Niyo mpamvu ngewe Rujugiro yaje mu Rwanda ariko ari mu buryo bwo kwigura. Ntabwo nabyemeza ko ari mu Rwanda, ariko niba yaranaje yaje mu buryo bwo kwigura, yaje mu buryo bwo kugira ngo rwose yongera ababarirwe n'umubyeyi, ndetse no mu minsi izaza ubutegetsi bwo muri Uganda bumaze guhinduka, afite ibikorwa avuga ati bimeze gutya, ikibuga navuga ngo kiri hafi y'u Rwanda, azaba ari safe, akomeza akora ubucuruzi bwe. Ntabwo ari we wanze gukora ubucuruzi no mu Rwanda,
ariko aba ari safe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nawe regagira abajyanama bashaka ko barebye imbere bakamuga ati rero harabura imyaka 2 gusa kugira ngo ubutegetsi muri imyaka 3 gusa kugira ngo ubutegetsi muri Uganda buhinduke, genda mu Rwanda ukubita amavi hasi muri village Urugwiro. Uriya musaza tuzwara umunyembabazi azirahita kubabarira. Ibyo nawe arabizi, barakoranye. Ntekereza ko iri nyubako cyangwa kubacuruza ibyo ngibyo ntekereza ko ntacyo bitwaye ubutegetsi bw'u Rwanda. Kubacuruza ntabwo ari amavuga ngo ntabwo arusha amafaranga ubutegetsi, ntabwo arusha iki, ahubwo nuko ayo mafaranga uko ayakoresha ayaha abantu navuga ngo barwanya ubutegetsi. Rujugiro ntabwo ari umukire wa mbere ufite amafaranga. Hari umugabo ufite company bita ni Telecel wo muri South Africa, nawe wari ufite company Telecel sinzi ngira ngo yaranafite Rwanda Cell. Niwe muntu bivuga ko afite amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu banyarwanda babayeho. Niyo muntu ufite uvuga ko afite amafaranga menshi, ariko ntabwo uzamumva mu majwi y'u Rwanda bavuga ngo this and that. So impamvu Rujugiro bamuvuga n'ukubera ko amafaranga ye nibyo ni menshi, aranacuruza, ariko noneho akagira uruhare aha amafaranga abantu barwanya ubutegetsi. Nicyo kibazo afitanye n'u Rwanda. Rero Rujugiro yasomye ibyo bihe aravuga ati uyu muntu ugiye kujya ku butegetsi muri Uganda ari naho base yangiri, akaba afite umuntu w'umujyanama cyangwa se umuvugizi wahoze ari umujyanama wa perezida mu myaka myinshi ishize, yanaje kundeba arambwira ngo nsaba imbabazi ndanga bizankoraho. Agahita avuga ati reka ngende nje gusaba imbabazi. Rujugiro igihugu cye n'u Rwanda, nta muntu bihakana, umuturage w'u Rwanda. Ntekereza ko buri munyarwanda wese ushatse gutaha u Rwanda ruri open, ntabwo ari nka bya bindi yenda ko byo kuvuga ngo ikirahure cyuzuye amazi. Buri muntu wese ushatse gutaha yataha, buri muntu wese ushatse gutaha yataha. Rujugiro rero nawe ntekereza ko baravuga ngo ndashaka gutaha yataha, cyane ko ari umuntu noneho we wigerera ushobora gufata telefone agamagara umukuru w'igihugu cyangwa se agamagara nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Ni umuntu uri ku rundi rwego, uri ku yindi level. Ni umuntu uri ku yindi level, n'abandi bose bemerewe gutaha, abafite amakosa babazwa bakayabazwa, ariko buri muntu wese yemerewe gutaha. Rujugiro rero nta mandadare imuriho, nta kuvuga ngo hari ibyaha uretse kumushinja ko akora n'imitwe irwanya ubutegetsi. Ashobora kuza akavuga ati yenda nabahaye naye, ariko byari nibi mbese nta wamenye ibya politike. Ariko ntibigutangaza ko mu minsi ishobora kuza, ntibigutangaza ko mu minsi igiye kuza dushobora kumva rwose Rujugiro yahawe umwanya mu buryo bumwe, cyangwa se yongeye kuza rwose imitungo ye yanayisubiranye, cyangwa se byanagize gute. Byose ni abantu babikora, yaba abacamanza ni abantu, leta ni abantu, nako nguko biba bimeze. Mu kiganiro yagiranye na The New Vision nababwiraga, yaravuze ngo bari bamuhamagaye baramubwira ngo aze abe umusenateri mu Rwanda. Ntabwo byagutangaza rero, ngewe bibaye ntabwo byantangaza, kubera ko izo analize nawe n'umuntu mukuru ufite ureba impact, akavuga ati ibyabaye uko niruka azi uko yirukanwa mu Burundi ku butegetsi bwa Bagaza, arabizi. Aho rero agenda yirukanka n'ubundi bishobora kubaho. Rero ashobora no kutaza mu Rwanda direct, akavuga ati nashobora kugira mu Rwanda nihutiyeho ngahita mfatirwa ku kibuga cy'indege Kanombe ngafungwa. Akavuga ati kuko nzi neza ko u Rwanda rukorana na Katari, kandi mu bihugu by'Abarabu nkorero business, reka negere Katari nyisabe ko Katari ikamufasha. Agamagara Katari ikamufasha guhamagara umukuru w'igihugu Perezida Kagame, ikamubwira ati hari umukire wawe ushaka ko mwiyunga, kandi Katari yo ni abantu ba business bazi uko business ikorwa, akamubwira ati ibyo ngibyo mwabikura mugakorana business. Ibyo rero ni inzira zose zishoboka. Ntabwo rero ari igitangaza buriya rero amakuru rero yavuzwe, baravuga ngo nta mundi urivugira ubusa. Kuba Rujugiro yaza rwose akaza mu Rwanda, nge nta gitangaza cyo mbibonamo, ko abantu bavuga ngo ninde wegereye undi, yaba u Rwanda rwamwegera nawe ubwe yarwegera. Ariko side navuga ngo side uwakwegera undi cyane nabona ko ari Rujugiro, kubera ko Rujugiro ni umuntu ufite ibyo akeneye cyane kuri leta y'u Rwanda kuruta ibyo u Rwanda rumukeneyeho. Yego yafasha u Rwanda twegutera tukazajya tuba, ariko we hari ubwo izo base zose, hari ubwo erega u Rwanda ruzagera ibihugu byose
abantu buyenda bazaba biyobeye ugasanga ni inshuti z'akadosohoka ni abantu b'imbere ni abantu bandani baretse u Rwanda. Rujugiro rero ni ufite ikintu ashobora kuba yasaba u Rwanda kuruta uko u Rwanda rwo rwamwegera. Yenda ashobora no gushyirwa urumva muri mu byabwaga yenda ngarutse muri 2014 kugera muri 2019 habagaho abanyarwanda bagafungwa n'umukuru w'igihugu yabivuzeho abanyarwanda bagafungwa. Hari umugabo umwe yakoraga ku modoka za dodo, imodoka za dodo zijya muri Uganda ya zitwara abagenzi muri Uganda. Yari umuntu wakoraga kuri izo modoka, aza kujya Uganda agenda kuri izo modoka akagaruka akagenda akagaruka. Muri kiriya gihe rero haza kubaho nyine iyo crise za kuba ibayeho, baramufata baramufunga. Bamufunze igihe kingana n'ukwezi muri Uganda. Bamaze kumufunga igihe kingana n'ukwezi muri Uganda. Muri Uganda habaga muri gereza zabo haba icyo bita ubutinganyi bwo ku rwego rwo hejuru. Bakazajya bamusambanya mu kibuno nyine abandi bagabo. Urumva umwaka wose abantu bagusambanya mu kibuno, umugabo ntabwo arakigira gitangira, ashobora kuba yaranambaraga pampa. Noneho biza kurekura umwaka urangiye ibintu bimaze kugira baraza kumurekura. Bamaze kumurekura basanze koko nta ruhara afite, atari maneko atari iki, baramurekura. Arakomeza arakora kuri za modoka za dodo. Akomeje gukora kuri za modoka za dodo, byaje kugeraho aza kuzana ibintu bya foroda bivanye muri Uganda abizanye mu Rwanda. U Rwanda baramufata baramufunga. Bamufunze umugabo ngo byibura kabiri mu isaha yabwiraga umu officer njyana kuri toilette. Bose bari bamuzi abantu bafunga. Ni umusore wabiduhagamo mo story atubwira ati sha ntago musisi nayenda bakorana nawe batagira, ariko ni umugabo w'inzobe abamuzi reka umugabo w'inzobe ufite akantu kagahara iwe aho atuye nyine na famille ye atuye Kabuga. Ja akora ku modoka za dodo zijya Uganda banza zinajya Kenya sinzi yego no mugabo. Rero nibyo byamubayeho, umugabo ahura n'ibyo bibazo. Urumva rero hari abanyarwanda hari nabagiye bapfangira ngo arabapfuye bakaza bamujyana kwa muganga gapfa, harabapfiriyeyo harabagize, mbese ibyabaye ni byinshi cyane. Ariko ibyo byose byari bifite izingiro kuri Rujugiro n'abandi bantu bagwanye ubutegetsi, kuko nibo bavugaga ngo uriya bakaba pointinga, kuko wanze kujya mu byo bashaka bagahita pointinga ati uyu muntu niba adashaka gukorana natwe ugakorana n'u Rwanda, niba adashaka kugira gute ugakorana n'u Rwanda. Bo nibyo rero byagiye biba, abanyarwanda barateseka, abanyarwanda bahura n'ibibazo byinshi cyane bikomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda. Ibyo byose rero bikaza kuri Rujugiro asabye imbabazi, yasabira n'ibyo ngibyo, kuko urumva byazagamo bikagenda bihura gutyo, ugasanga nawe yenda yarafite mu ruhare. Ariko burya mu bijyanye na politike bara kuvuga ngo umuntu ni umukire, ndabwiza ukuri man, iyo uri umukire uri umukire, uri umukire sinkubeshye. uretse na Rujugiro, ntekereza ko nakambanye mwasa washyiriweho ibihano, wakatiwe imyaka 24, aramutse asabye imbabazi akavuga ati ndaje nsabye imbabazi, bamubabarira ngewe ndabihamye. Kubera ko impamvu bamubabarira, kubera ko ibingibi hari biba birenze politiki, hari biba birenze none se ko Rusesabagina wagize uruhara abantu bagapfa bangahe, n'uyu munsi abantu bagifite ingaruka z'ibikorwa bye bagihura nazo ko yababariwe. Niyo mpamvu mpera ngavuga ngo bababarirwa, ntabwo ari ibintu byahatari. Uretse na Rusesabagina bakoze genocide nabo barababariwe. Ngo nuko ni leta y'ubumwe n'abantu nyine imbabazi ziba ziri imbere, kandi koko umukuru w'igihugu agira imbabazi. Noneho abantu bakoranye, ntekereza ko ari ibintu rero bitakabaye ibi bigitangaza ngo abantu bacigiko bavuga ngo Rujugiro kuza mu Rwanda agasaba imbabazi, nge numva atari igitangaza.
nko nabonaga abantu bari kubikomentingaho uyu munsi kandi bimaze igihe ngese ngo ninde wasabye imbabazi, ninde wegereye undi, ninde wagize gute. Uwasaba imbabazi wese ntabwo leta yasaba imbabazi nako ni Rujugiro yaza agasaba imbabazi leta yamwegera, byose byashoboka. Ni ibintu byashoboka, ni ibintu byaba bitari ibintu by'igitangaza. Ugiye ureba kuri mu masenari yagiye yenda mu manza z'u Rwanda cyangwa se mu bibazo byagiye biba ku Rwanda, ntabwo byaba ari igitangaza. Ariko ngewe impamvu umubusesenguzi bwanjye mbona ko Rujugiro ibi bintu byo kuvuga ngo yaranaza atari nduru yavugiye ubusa, nubwo mu Rwanda kubona amakuru ari ibintu biba bigoye cyane. Ariko Rujugiro rwose yasomye ibihe, aravuga ati ubezi yangira muri Uganda, Muhozi amaze gufatana, amaze kwita Perezida Kagame anko, wari umujyanama wa Perezida Kagame ubu ni umuvugizi wa Muhozi. Ejo bundi najya ku butegetsi ntabwo nzamukira, ashobora kunyirukana n'ibintu byanjye ugasanga ikindi akareka akavuga ati ubuhunzi nabayemo, yabaye impunzi n'uyu munsi ni impunzi, akavuga ati ntabwo nshaka umuryango wanjye uzasazira mu buhunzi, reka nabo bagire igihugu, bagire pasiporo y'igihugu cyabo, bari ahantu bavuga ati ndatuje, nta muntu wanyirukana, nzasaza n'ubuvivure n'ubuvivi buzaza buhabe. Agafata uwo mwanzuro, kandi nta nubwo yaba ari umwanzuro ugayitse, ntabwo yaba ari umwanzuro usebeje. Rero mu buryo ki yabicishamo hari uburyo bwinshi. Washobora kwihamagarira, ashobora gutuma, ashobora guca kuri Katari uyu munsi iri gukora amadira akomeye cyane yo kunga. Mwumvise amafaranga Biden yatanzaga niba ari Iran sinzi, bari barafashe byose byaciye kuri Katari, babanza ari kohereza kuri Katari amafaranga. Katari rero iri gukora deal zirenze, abantu bose bari kugira, bari gushaka ubuhuza n'iki bari guca kuri Katari. Ibyo rero ni bya Rujugiro navuze nti yenda ni kigana ndimo nkora, ariko mbona ibyo bindavuga nti ntabwo nagenda yenda ntabivuzeho. Hari cyegeranyo nakoze avuga kuri ibyo bintu, ndetse na Rujugiro ubwe, kugira ngo munamenye koko ninde se yagize gute. Reka nkibashyiriremo nacyo. Muri iyi si tumazeho imyaka, benshi bavuga yuko yaba imaze amamiliyari ibayeho. Hari benshi bagiye bavugwaho ubukire n'ubutunzi buhambaye. Mu minsi yashize twumvaga umugabo witwa Bill Gates, azwi kuri Microsoft, niwe mukire ufatwa nk'ahafite amafaranga menshi cyane. Siwe gusa, witwa Jeff Bezos, uyu nawe yaramenyekanye cyane muri kino gihe cya COVID-19, ubwo abaturage benshi hirya no hino bari muri guma mu rugo, kubera urubuga rwa Amazon. Ni urubuga rwifashishijwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu hirya no hino ku isi bahahiraho. Undi mukire wamenyekanye cyane yitwa Jack Ma, ni Umushinwa. Uyu mugabo yamenyekanye cyane aho yagendaga atera inkunga ibihugu bitandukanye hirya no hino kugira ngo ibashe guhangana na COVID-19, harimo kuba yaragiye afasha ibihugu cyane cyane byo ku mugabane wa Afurika. Gusa nyuma y'igihe gitoya yaje gusa nk'uzimye. Ariko aba bagabo ntabwo ari bo ngiye kugarukaho. Uyu munsi wa none ushobora kwibaza uti ese ninde mukire hano mu Rwanda? Ninde? Ni ikibazo ushobora kuba ukibaza n'ubu ngubu, uyu mwanya udashobora guhita ubonera igisubizo cyacyo. Hari abantu benshi cyane batandukanye ushobora kujya wumva ugati kanaka arakize, afite amafaranga, afite imitungo myinshi cyane. Uyu munsi wa none tugiye kureka umugabo witwa Rujugiro Ayabatwa. Ni umugabo w'imyaka 80 y'amavuko, niwe munyarwanda wa mbere kugeza ubuzwi nk'umuherwe kurusha abandi. Njye nitwa Niyo David, iyi ni Bwiza TV, ndetse ushobora kudukurikirana kuri wa_bwiza.com. Rujugiro Ayabatwa w'imyaka 80 y'amavuko niwe munyarwanda wa mbere kugeza ubuzwi nk'umuherwe kurusha abandi. Ni umunyemari w'umucuruzi ukomeye muri Afurika wamamaye cyane mu bucuruzi bw'itabi. Ubu akaba hanze y'u Rwanda nyuma yo guhunga igihugu atinya gutabwa muri yombi kubera ibyaha yari akurikiranyweho. Rujugiro Ayabatwa niwe washinze uruganda rukora itabi ruzwi nka African Tobacco Group PTG, rukaba ari narwo ruganda rw'itabi rukomeye kandi rukora itabi ryinshi muri Afurika. Rukorera mu bihugu 9 birimo Nigeria, Angola, Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates. Uru ruganda rwa Ayabatwa ruhanganye ku rwego mpuzamahanga n'izindi zikomeye nka Atria na British American Tobacco. Rukoresha abakozi barenga 20,000 kandi buri mwaka rwinjiza akayabo k'amadolari arenga miliyoni 250. Ni ukuvuga arenga miliyari 250 z'amanyarwanda. Uyabaza amafaranga y'u Rwanda, Rujugiro yatanze imwe mu migabane muri uru ruganda, ariko n'ubundi niwe munyamigabane ukomeye.
Muri 2014 Rujugiro yasobanuye Forbes magazine uburyo nyina yapfuye akamusigara umwana w'imyaka 12 y'amavuko, nyuma akaza no kwirukanwa mu ishuri ubwo yari ageze mu mwaka wa 8 w'amashuri abanza. Yirukanywe afite imyaka 16 ndetse ni nayo mashuri yize muri rusange. Ntiyigeze abasha kwiga amashuri yisumbuye. Yirukanywe bigizwemo uruhare n'abanyamadini ndetse n'abakoloni bagenzuraga uburezi bw'u Rwanda icyo gihe. Hanakoreshwaga ivanguramoko mu mashuri. Yaje no gutotezwa bituma ku myaka 19 ahungira i Burundi kuko yabonaga nta hazaza heza ateze ku butegetsi bw'u Rwanda bw'icyo gihe. Icyo gihe Rujugiro yari ataraba umuherwe ndetse ahubwo yari abayeho mu buzima bubi cyane. Nyuma yo kugera mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 1960, Rujugiro yabonye akazi ko gukorera iposita yo mu karere yari ihuriweho n'u Rwanda n'u Burundi. Aka kazi yagakoze agakunze cyane, agakurana imbaraga ndetse arushaho kuba inzobere ku buryo yahuguye benshi bakoreye iposita mu Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'uko abakoloni bari bamaze kugenda, ibihugu bigasigara byigenga. Muri aka kazi yahigiye cyane ururimi rw'Igifaransa, nyuma aza no kugera ku rwego rwo kukigisha abanyarwanda benshi bari barahungiye i Burundi. Rujugiro azi no kuvuga Icyongereza, ariko cyo akaba yaraje kukimenya kubera kuba cyane no gukorera mu bihugu by'amahanga bitandukanye bakoresha Icyongereza. Rujugiro yatangiye kwikorera ku giti cye ubwo yari afite imyaka 22 y'amavuko. Yagiye azigama amafaranga yakoreraga maze aza kubasha kwigurira imodoka yo mu bwoko bwa pick-up, akajya yikoresha atwara abantu n'ibintu. Nyuma y'imyaka 7 akora ku kazi, yaje gutangira kwinjira mu bindi bikorwa by'ubucuruzi. Atangira acuruza imigati, amafu atandukanye ndetse n'umunyu. Mu mwaka wa 1970 yabonye akazi ko kuzajya agurisha itabi mu Burundi arikuye mu gihugu cya Tanzania. Yanakoze ibikorwa byinshi by'ubucuruzi birimo gutwara abantu mu mazi, gukora itabi, gukora inzoga n'ibindi binyuranye. Aza kugera ku rwego rwo kuba rwiyemezamirimo w'umuherwe cyane. Umutungo bwite wa Rujugiro ugizwe n'amazu, inganda n'ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Muri 2010 yatangajwe mu kinyamakuru Forbes magazine nk'umuherwe wa mbere mu Rwanda ufite imitungo ya miliyoni 280 z'amadolari. Ni ukuvuga ko ubu uyabaza mu mafaranga y'u Rwanda yakabakabaga miliyari 230. Rujugiro ni umwe mu bahoze ari abajyanama ba Perezida Kagame mu by'ubukungu. By'umwihariko mu mwaka wa 2006 yashyizwe mu bajyanama b'umukuru w'igihugu bakomoka ku isi hose banarimo na Tony Blair. Rujugiro kandi yayoboye Rwanda Investment Group. Igihe cyaje kugera ariko Rujugiro ashinjwa ibyaha birimo umugambi wo guhungabanya umudendezo w'igihugu ndetse aza guhungira muri Afurika y'Epfo. Ubu akaba ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Rujugiro mu myaka ishize yareze leta y'u Rwanda mu rukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba rukorera i Arusha muri Tanzania. Avuga ko leta y'u Rwanda ibinyujije muri komisiyo y'umujyi wa Kigali ishinzwe gucunga imitungo yatawe na ba nyirayo yafatiriwe imitungo ye nyuma y'uko agiye mu buhungiro mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Iyo mitungo irimo inyubako yahoze yitwa UTC ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Yavugaga ko ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga abarirwa muri miliyari 20 z'amanyarwanda uyabaza amafaranga. Johnson Busingi, minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta, avuga ko ibyo leta y'u Rwanda yakoze byari bikwiye kandi bikurikije amategeko kuko byakozwe mu rwego rwo gucunga neza iyi mitungo ngo itangirika. Avuga ko komisiyo bishinzwe irimo gucunga iyi mitungo, nubwo Rujugiro we avuga ko imitungo ye yafatiriwe na leta mu buryo budakurikije amategeko. Muri 2017 ariko iyi nyubako yaje gutezwa cyamunara ku buryo ubu yanahinduriwe izina n'abayegukanye mu cyamunara. Ikigo Kigali Investment Company nicyo cyegukanye iyi nyubako cyemeye kwishyura igiciro kiruta ibyatanzwe n'abandi cya miliyari 6 na miliyoni 877 n'ibihumbi 150 by'amanyarwanda. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro cyavuga ko inyubako ya UTC igifitiye ibirarane bigera kuri miliyari na miliyoni 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Umunyemari Tribert Rujugiro cyamunara irangiye yavuze ko bitari kera azasubirana inyubako ye ngo kuko ikintu cy'umuntu kiguma ari cye kugeza igihe nyir'ubwite yifuje kukigurisha. Rujugiro kandi yareze leta y'u Rwanda ashaka ko yanasubizwa indi mitungo irimo inyubako iri Gikondo mu karere ka Kicukiro ndetse n'imigabane ye iri mu ruganda rw'icyayi ruri mu majyepfo y'igihugu. Aha Igikondo naho haramwitiriwe ku buryo hazwi mu mudugudu wo kwa Rujugiro.
Nitwa Rujugiro Tribera y'abatwa, nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi kuko nabaye Burundi imyaka myinshi, nkaba mba muri South Africa. Muba muri South Africa, Afrika y'Epfo. Niho mukorera, niho mutuye gusa? Niho ntuye, nkagira n'ibikorwa, noneho nkakora ibindi ahandi nturutse South Africa. Ndabashimiye cyane Bwana Triberi Rujugiro y'abatwa kuba mwigomwe igihe mwari mufite hano Washington mukadusura no kuri ry'Amerika kugira ngo tuganire. Birumvikana si kenshi abantu nkamwe badusura hano. Ndabashimiye cyane rwose ku buryo bw'umwihariko. Kuvuga Triberi Rujugiro y'abatwa ku banyarwanda n'izina rizwi, muzwi nk'umunyemari, muzwi nk'umuntu ukora mu rwego mpuzamahanga, ariko se iby'umwihariko kuba twumva mu kanya mwatwibwira kurushaho? Mwavukiye mu Rwanda? Navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangirira amashuri, ariko mpava ntanayarangije. Mfite imyaka 19 ngenda i Burundi ndahaba kuva mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho Bagaza, mba mu bantu yafunze maramwe imyaka 3, ngira Imana ndamucika. Hanyuma kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyangwa ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa, abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe. Guhunga kuva mu Rwanda kujya mu Burundi, mugahunga mukajya muri South Africa, n'urugendo kuva mu, ariko urabizi muri iyi myaka y'iki gihe hari indege, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi buriya iyo uhunga biterwa n'ikikwirukanye. Niyo mpamvu n'ubundi mwavukiye mu Rwanda mujya mu Burundi, mujya muri Afrika y'Epfo, no guhunga ibibazo. Navuga ko ari ibibazo kuko ndakeka ko nta utazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 59 na 60. Twari mu mashuri, noneho bashaka kutwica abandi banyeshuri kubera biriya by'amoko, dutoroka dutyo tugenda i Burundi. Ngezeyo sinashobora kongera kugira amashuri, noneho shakisha akazi ndatangira ndakora, mbayo noneho ngeraho mva mu kazi nakoraga njya kwikorera ku giti cyanyu. Ubwo ni mu ihe myaka tuvuge? Mu myaka ya 70 nari maze nk'imyaka 10 nkora akazi. Nabanje gukorera leta y'Ababiligi muri 60, nkora muri post office. Ni hambere. Hanyuma nyuma yaho nkora mu kintu cyitwaga Soko Petrol, bukitwa SEP, cyabikaga ibitoro by'u Rwanda, Burundi na East ya Congo. Muri 70 niho nahavuye ndagenda ntangira kwikorera. Nibwo mwatangiye kuba rwiyemezamirimo, mutangira akazi kwishakishiriza imirimo? Ntangira ku bintu bya transport, biriya byo gutwara abantu. Urazi kera abantu bagendaga mu modoka ziriya z'amakamyoneti, ugapakiramo ibintu hejuru yabyo, ugapakiramo abantu bakakuriha. Naho nahereye. Ubwo turasubira mu myaka za 60, turi muri 2013. U Rwanda rwabonye ubwigenge mutari mu gihugu, ariko hagati aho mwaje no gusubira mu Rwanda. Mbere yaho se ari muri Afrika y'Epfo, tuvuge no mu Burundi aho mwabaye hari n'abandi banyarwanda, ntimwigeze musubira mu Rwanda? Ntabwo nasubiye mu Rwanda muri 94 aho intambara irangiriye ya FPR, ariko hagati ya 60 na 94 ntabwo nigeze nsubira i Rwanda. Nabaga i Burundi nkavuye njya muri South Africa. Etienne, wenda ngize icyo nanjye nabaza, utubwiye ubuzima wanyuzemo, imirimo wakoze, iyo urebye usanga ari ibintu abantu benshi banyuramo, gukora muri serivisi za transport, ibintu nk'ibyo. Ariko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze kare, iyo uvuze izina Rujugiro y'abatwa, yaba umunyarwanda, yaba umurundi, cyangwa se umugande, cyangwa se umunyafurika y'Epfo, iryo zina bararizi. Iryo zina watangiye gute kuryubaka? Byagutwaye igihe kingana iki? Urabizi buriya kubaka izina biterwa, ntabwo ari ibintu ukora n'ubushake, ni ibintu bikorwa n'ibikorwa byawe. Iyo ufite ibintu ukora bishimishije abantu cyangwa bifitiye akamaro abantu barabimenya, bakakumenya. Ntabwo nigeze
nkora ikintu na kimwe ngo kugira ngo mbe iryo zina ryamenyekana, ahubwo nakoze akazi kanjye, nkora ibyo nshobora, mfasha abo nshobora gufasha, ibyavuyemo ni ibyizanye, ntabwo ari ibyo nari nagendereye. ariko gukora benshi barakora, ntabwo bagira nk'aho mwagize hari ibanga ryihariye mwagira muti? Ibanga ntabwo ari ibanga ryanjye jyenyine, ni ry'umuntu wese ushaka kugira icyo ageraho. Bwa mbere ugomba kumenya aho ushaka ukaba uzi icyo wifuza kugeraho. Bwa kabiri ugakora ibishoboka byose kugira ngo ukigereho, kuko ikintu cyose kigira igiciro. Niba ushaka gukora ngo ugere ahantu, ntabwo uzakora ngo ugeze saa 10 ngo uvuge ngo isaha yo gutaha irageze. Ugomba kubyihatira. Hanyuma iruhande rwabyo, nubwo wakora cyane, nubwo waba uzi aho ujya, hari ibintu bimwe ugomba kwitondera, nko kumenya yuko ibyo ukora byose ubikorera kandi unabikoresha abantu. Ukamenya kumenya abantu, umuntu wese uwo ari we wese uguciye iruhande n'uwo ukoresha kubura mubiri wawe, ukamuha agaciro ke akwiye. Hakaba kumenya kugendera ku ijambo ryawe. Niba uvuze ikintu naho wakivuga hanyuma ugasanga wibeshye, ariko kubera ko wakivuze ukacyubahiriza. Ntabaciye se mu ijambo bwana Rujugiro, muvuze mu kanya ko mwasubiye mu Rwanda muri 1994 mwinjirana no mu muryango wa FPR bamaze gufata ubutegetsi. FPR mwakoranye muti? FPR ntabwo mukuri, FPR itangira siho nari mfunze muri za 87. Muri 90 nsohotse mvuye mu munyururu wa Buyoya, mpura nuko hashize ukwezi kumwe niho FPR yateye u Rwanda. Ariko ijya gutera, umuntu wafashije mu kuronka impapuro zo gusohoka, mu kuronka visa zo gushobora kujya kureba abana banjye muri Suisse, yari Fred Rwigema. Akaba rero ataransobanuriye ko nta mwanya yabonaga nahunze ndashaka kujya kureba abana, abona nta mwanya yaronka wo kusobanurira ibintu bya FPR. Arambwira ati ntacyo, hari ibintu nifuza ko tuganira, ariko ubu nta mwanya, wegenda nihashira nk'ukwezi uzanyaruka ugaruke tuganire. Umunsi nagarukaga ngeze i Nairobi, menya ko bateye u Rwanda. Noneho abana muhiraho yari yatelefonye mbere yo kugenda i Rwanda, barambwira bati hari umuntu wa telefoni. Bampa nimero, ntelefonye umwana umwe wo muri FPR aranyitaba. Nuko ninjiyemo, ndagenda nsanga abantu. Ubwo hari he aho ngaho? Hari muri 90 mu kwezi kw'icumi, umunsi batera. Nageze i Nairobi bucya ngenda i Kampala, nsanga bateye. Ninjira mwonyo, ntazi uko bimeze, ariko muri byose nari mfite igitekerezo nk'icy'abandi banyarwanda bose bari bafite, cyo kugerageza gusubira mu gihugu cyacu. Noneho kuva aho nkora ibishoboka byose, ari ukubafasha ku giti cyanjye, ari gusaba bagenzi banjye b'abacuruzi ngo babafashe, n'abandi bantu batari abacuruzi tuziranye. Noneho dukomeza dufasha dutyo kugera twinjire mu Rwanda. Birumvikana kwifuza gutaha mu gihugu ni indoto ya buri wese wahunze igihugu. Muri make nk'umunyemari mwari mumeze mutyo, mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko? Birashoboka, kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi. Mu mimenyere yanjye y'ibintu bya management y'amafaranga n'iki, narabafashaga gukurikirana amafaranga yaje, icyo akora, hajya, n'ukuntu umuntu ashobora kurondereza kugira ngo ashobore kugera ku byo bashaka. Ariko ni ukuvuga ko nawe noneho wakoraga mu kigega cyawe ukagira ayo ushyira muri uwo muryango wa FPR? Nta muntu n'umwe, ukuyeho no kuvuga ngo abanyarwanda n'abantu b'abanyamahanga babonaga ikibazo cy'abanyarwanda baradufashije. Urumva rero ntabwo nari gusigara, ntabwo nari kuba inyuma muri abo ngabo. Ariko sinavuga ngo hari icyo narushije abandi gufasha, kuko hari nk'abakecuru baronkaga udufaranga dukeya babafashije two kugira ngo abana babo bakora babafashije ngo bashobore kwitunga, bakizirika umukanda bakadutanga kugira ngo intambara igende. Urumva ntabwo navuga ngo kubera ko ngiye natanze 100 uriya agatanga rimwe ngo hari icyo namurushije. Oya, icyabarwaga ni umutima umuntu yabitanganye. Birumvikana nyuma y'imyaka hafi 20
mu muryango wa FPR ufashe ubutegetsi mu Rwanda, namwe birumvikana mwari ku isonga, none hafi imyaka 20 irangiye muri hanze y'igihugu nanone gutaha se n'urundi rugamba. Ibyo oya hana gatoya, kuko kugenda kwanjye kuva i Rwanda ntabwo ari ikintu gifite aho gihuriye n'abandi banyarwanda, ni ikintu cyo ku giti cyanjye ubwanjye. Reka mfatire ahubwo ubu se mwiyita impunzi cyangwa? Oya nta na gatoya, ntabwo niyita impunzi, ariko nta nubwo ushobora gusubira i Rwanda. Impamvu ni ihe? Impamvu nuko urumva FPR Rwanda hari ibintu yarwaniye, hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho. Nari umwe rero mu bantu bageragezaga, nari mu cyama muri FPR, ndi muri komite executive, nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho. Aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane, nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango, niho nabasezeye nge mfata inzira, ndavuga nti nge sindi politicien, ntacyo nshobora guhindura, ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo. Bwana Rujugiro, uvuze ko wari mu buyobozi bwa FPR, wari mu buyobozi bwa cyama, usibye n'ibyo wari no mu kanama ka perezida gashinzwe kumugira inama. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose hari ukuntu wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo bimwe mu bintu bibe byahinduka. Hari inzitizi wabonaga cyangwa se wahuraga nazo zatumaga ibyo bitekerezo byawe kugira ngo ibintu bihinduke bitakwemerwa cyane? Ndakeka ko niba wanyumvise nicyo nashatse kuvuga, kuko bwa mbere iyo uri mu cyama, icyama si cyo gitwara. Icya kabiri, iyo uri umujyanama ugira umuntu inama ariko ashobora kutayikurikiza. Ndakeka ko aho icyo nashatse kuvuga nuko nabonaga izo nama mbagira n'ukuntu mbona umurongo twagenderaho binyuranye n'umurongo bakurikiza, so batanyumva. Kuva aho rero nsanga ntakaza umwanya, byiza naba nigiye iruhande. Iyo muvuga ngo bakora ibi batanyumva, mu by'ukuri abo ni bande? Umuntu yavuga ati namwe mwari murimo? Icyo nanze ni ukubamo, justement nanze kubamo mu ndani cyangwa oya kubamo muri abo kuko twagiye tugamije gukora ibintu, twumvikanye uko bizakorwa. Tugeze ahantu mbona batangiye guhindura umurongo, ntabwo bikigenda nk'uko twabivuganye, niho nafashe inzira zo gukuramo akanjye. Ubu mve muri abo ubu tuvugana nta cyabo batoza kubageraho ntibishoboka, ariko abo ni bande? Ntabwo mbazi. Urabazi kundusha ni abategetsi, nabo b'icyama, nabo nyine bakora ibyo bintu. Ntacyo turabita bo naba. Hanyuma ariko hari n'andi makuru amaze igihe avugwa, atangazwa, namwe mwarayumvise, aho inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zavuze ko mwaba mufatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu. Hari ibyavuzwe n'ubu biracyavugwa ko mwaba ahubwo, murabitubwira mu kanya, mufatanije na barimo Generali Kayumba Nyamwasa, Colonel Patrick Karegeya n'abandi bantu n'indi mitwe irwanya ubutegetsi ikorera hanze y'igihugu. Mwarabyumvise ibi, mwe mubyakira mute, mubivugaho iki? Ibyo kabisa barabivuze, kandi naramwohereza message, muyohereza Perezida Kagame, nyicisha ku bantu bashobora kuyimugezaho, kumubwira ko ntabwo mfite intere nimwe na ntoya muri politike, ko kandi nta na rimwe nzigera nsubira kujya mu kintu cyatera u Rwanda ku mpamvu izo arizo zose. Ubabazwa no kuba ubu ngubu itungo yawe irimo gufatirwa, ukaba noneho nta n'uruhare urimo kugira mu guteza imbere u Rwanda? Mbabajwe no kudashobora kugira uruhare rwo guteza imbere u Rwanda. Imitungo ntabwo imbabaje, uko ari amazu nta mapune afite, ntazayashyiraho amapune ngo ashobora yajyane hanze. Wari umukuru w'igihugu wundi wigeze kubikubwira? Hari uwabivuze. Nta mapune afite, ari hariya, ashobora kuyitiza imyaka 2-3, hazagera nkagaruka nkayasubirana, nk'uko nasubiranye BTC. Bantwaye isosiyete mu Burundi bayimarana imyaka 6, ariko narayisanze nubirakora. Nariya mazu nzayasanga hariya. None se tugarutse ngo amazi arashyuha ntiberwa wambeho, gutahuka kwanyu mu Rwanda aho mwavukiye, muravuga muti
kurwanya u Rwanda n'intwaro ntibirimo, gukora ibi n'ibi ntibirimo, kandi mwavuze ko mwinjiranye na FPR i Rwanda, muzasubira mu Rwanda bigenze bite? Ntabwo nshobora no kudasubirayo. Niba kondisiyo yo gusubira mu Rwanda ari uguteza intambara, nzayemera ngume hanze, nta ntambara nzateza. Wumva niba narananiranywe na Kagame, navuga ngo noneho ubu Kayumba niwe ubaye umuntu muzima, tuzajyana. So kuva aho ngaho rero ntabwo kabisa ndi kumwe na Kayumba, kandi noneho jye ku bwanjye barabizi ko tutari kumwe, barabizi ko nta intere mfite na ntoya yo gutera u Rwanda, gusa ntabwo nzi kibatera kubikoresha, ni igikoresho bafata bakabikoreye. Nagira ngo duse nk'abanzura bwana Rujugiro y'abatwa, mpereye ku buryo mwazamutse mwubaka umutungo wanyu, nk'inama tuvuge mwagira nk'abantu bakiri bato, abantu bashaka kugira ngo babe ba rwiyemezamirimo, batangiye kuba bashora imari mu bikorwa byazamura igihugu, ikintu mwabwira muti mwakora mutya, icyo mwabwira muti mwakwirinda iki n'iki mwatubwira? Inama nabagira, ikintu cya mbere bagomba kumenya icyo bashaka. Icya kabiri ni ukwirinda gushyira amafaranga imbere. Ntabwo umutungo ari amafaranga, umutungo ni ugukora ukagera ku cyo wifuza kugeraho, kandi iteka ukabikora ubikorana n'abandi, ukirinda kuba wahemukira abandi kubera amafaranga. Amafaranga ntuyashyire imbere, ugashyira imbere akazi kawe, ibindi bizaza.